reka ngushimire wowe wamaze gukora subscribe share na comment, ni byiza cyane uri w'agaciro. Inkuru zacu rero nkuko biba bikomeza kugenda bivugwa biba bigenda bicaracara mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Reka tuzihera no muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ni Constantin Mutamba waherutse kwitaba urukiko ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Uyu mugabo rero akaba akomeje kugenda ahatwa ibibazo nyuma yo kunyereza ari amafaranga miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika. Yagomba kubaka gereza Kisangani mu ntara ya Chopo nkuko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho. Ngibyo rero arimo kwiregura. Ibi byose ngo biragaragaza ko ntacyo kirimo cyamufasha cyatuma atoherezwa mu rukiko rukuru hanyuma agatangira kuburanishwa ku mugaragaro. Tugiye kuba tubigarukaho mu kanya. Kiriho cyo ngo nuko kandi ari gukomeza kugenda yihosha ibiyobyabwenge. Iyo bikaba binavugwa ko ngo nakomeza kwihosha ibiyobyabwenge baraza kumusabira uruhushya akajya kwivuza hanze. Ariko ibi ngibi bishatse kuvuga ko ari gahunda afitanye na Perezida Felix Tshisekedi yo kuba yatoroka ubushinjacyaha. Hanyuma ikindi ndakubwira hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni Jean Pierre Bemba. Uyu nguyu akaba ari minisitiri w'ubwikorezi, ngira ngo murabyibuka yahoze ari minisitiri w'ingabo hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo aherutse kwibasira abayobozi barimo Moise Katumbi, Joseph Kabila ndetse n'abayobozi b'inama y'Episkopi Gatolika hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ko bafite umugambi wo gushaka kwica Perezida Felix Tshisekedi, ngo kandi kabifite igihamya yajya no kubisobanura igihe urukiko rwaba rumuhamagaje kugira ngo asobanure ibyo yavuze. Ni ubwo yaganiraga ngo n'ikinyamakuru Top Congo FM nkuko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho. Uyu mugabo rero akaba akomeje kugenda ari koza ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa se afite indwara y'ibisazi, bamufata bakamujyana kwa muganga nyuma yuko amaze kuvuga aya magambo, cyangwa se bakarengera amagara ye ataramererwa nabi, kuko ibi byose arimo gukomeza kugenda avuga biri gusesereza abayobozi bagiye batandukanye, bishobora kuba byanamuviramo no kwicwa nareba nabi. Ni nyuma yuko niba mubyibuka neza yari amaze iminsi yibasiriye ibice bigenzurwa n'ihuriro AFC 23 avuga ko ngo agiye gufunga ibyambo byose bigenzurwa mu bice ibyambo byose biri mu bice bigenzurwa n'ihuriro AFC 23 harimo nk'icyambu cya Goma niba mubyibuka neza nkuko twagiye dukomeza kugenda tubigana. Tugiye kuba tubigarukaho mu kanya. Ikindi aza kuba nkubwira ku nkuru ziri hano mu Rwanda nuko abapolisi bagera ku 140 b'u Rwanda boherejwe muri Centrafrica, ni mu mujyi wa Bangi, aho bagiye mu butumwa bwa Loni bwo kubungabunga amahoro muri uyu mujyi wa Bangi muri Centrafrica bizwi nka MINUSCA. Ibi ngibi rero bikaba bivugwa ko basimbuye abari bamaze igihe kingana n'umwaka bari bayobowe na ASP James Karasi. Abangaba rero bakaba bari bamaze igihe kingana n'umwaka mu butumwa bwo kugarura amahoro hariya muri Bangi. Hanyuma rero imirimo baba bashinzwe cyangwa se ibyo barimo gukora hariya Ibangi harimo nko kurinda abayobozi bakuru ba guverinoma ya Centrafrica, harimo ab'umuryango w'abibumbye, abaminisitiri b'intebe, abaminisitiri b'ubutabera, perezida w'inteko ishinga amategeko, intumwa yihariye ya Loni n'abamwungirije bagera kuri 2 ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye nkuko tugiye gukomeza kugenda tubigarukaho. Hanyuma rero ikindi ndaza kuba nkubwira nuko umuvugizi w'ingabo za RDF ni Brigadier Gen.Ronald Rwivanga ari i Addis Ababa cyangwa se i Addis Ababa muri Ethiopia mu nama yiga ku mutekano wa Afurika ibaye ku nshuro ya 12 yatangiye ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025, ikaba igomba kuzageza ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Ikaba izwi ku izina rya ASEKA cyangwa se mu mpine nkuko bikomeza kugenda bigarukaho. Tugiye kuba tubigarukaho muri aka kanya. Hanyuma ikindi aza kuba nkubwira nuko Liyetona Koloneli Wiringoma yaje kuba agaragara ari kumwe n'umukunzi we, rwose bambaye hejuru imituku hasi imikara. Abantu rero bakaba bakomeje kugenda bavuga ku binyamakuru bigiye bitandukanye bavuga bati ese abangaba nabo rwose iyo bavuye mu uniforme iyo basubiye mu buzima busanzwe baba abantu cyangwa se bagira cyangwa se baba romantique
katubyite gutyo. Ibi ngibi rero ntabwo rero abantu umuntu niba umubona mu niforume ntabwo wajya kuvuga ngo iyo ari umusirikari iyo yagiye inyuma y'akazi cyangwa se iyo yakuyemo iniforume nawe arahinduka akamera nkawe akagira urukundo, mbese navuga ngo akaba mbese undi wundi ntakomeze kuba muri ya sura wowe wakomezaga kugenda umubonamo. Hanyuma rero ibyo tugiye kuba tubigarukaho mu kanya usabwa no gukomeza kubana nanjye, gusa gutera agatebe hirya ngo nanjye ntera kandi hano niba ufite n'agasambu kazana ugasase hagati yacu twicare dusasane turebe ibiri kubera hano mu Rwanda, ndetse turi buze no kwambuka tukagera no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tukaza no kwambuka iyo giterwa inkingi naho tukareba ibiba birigenda biri kuvugirwayo muri aka kanya. Namaze kubwira ikaze rero ngiye wumva ni Emmanuel. Muri aka kanya rero inkuru zacu reka tuzihere hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo yitwa Jean Pierre Bemba. Umugabo ni minisitiri w'ubwikorezi hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aherutse kwibasira uyu nguyu Moise Katumbi, yibasira abayobozi b'inama y'Episkopi Gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ananibasira kandi na Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka wa 2001 kugeza mu mwaka wa 2019. Uyu mugabo yigeze kuba ari umusirikare ukomeye cyane. Uyu mugabo bamushyiraho abaminisitiri w'ingabo bikozwe na Perezida Felix Tshisekedi. Uyu mugabo yaje kugira gutya ngo ibijyanye n'ubuyobozi biramunanira. Perezida Felix Tshisekedi aravuga ati uyu mugabo twarakoranye ni umusirikari ndamuzi iki, ariko ubwo urumva nyine yaraveteye yabaye umuvetera. Ati reka tumushinge kuba minisitiri w'ubwikorezi, nicyo ashinzwe. Ariko noneho hari ukuntu ngo ajya agira gutya akongera akasubira n'ubundi mu kazi navuga kajyanye n'ibya gisirikari, kuko ngo yari amaze iminsi ari kugenda ajya mu baturage cyangwa se navuga ngo wenda nk'ahantu mu makaritsiye agasaba urubyiruko cyangwa se agasaba ababyeyi kohereza abana bakiri batoya bagejeje ku myaka ariko kujya mu gisirikari, mbese gushishikariza urubyiruko kujya mu gisirikare. Uyu mugabo ndabyibuka hari umunyeshuri wiga muri university wigeze kwamubaza ngo mbese kuri kudushishikariza kujya mu gisirikari weho abana bawe hari uwo waba woherejeyo wenda ngo tumenye ko ibyo bintu wenda nawe uri kubitubwira ariko noneho nawe ubirimo neza, cyangwa uri kubitubwira gutyo wowe urimo kubidusaba ariko noneho abana bawe wowe ntushaka kubajya mu gisirikare. Mujye mu gisirikare murwanire igihugu cyanyu, dore igihugu cyanyu kigeze mu marembera gutyo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kandi ni minisitiri w'ubwikorezi ntabwo akiri minisitiri w'ingabo. Uyu mugabo rero ikintu cyaje kuba kuri uyu munyeshuri ngo bwakiye mu gitondo yamushahuye, yamurashe, yamwishe, baragenda bajya gushingura. Umunyeshuri yazize iki? Yazize ayo magambo yavuze cyangwa se n'ikibazo yamubajije ati kuri kudushishikariza kujya mu gisirikari kandi nawe ko tuzi ko ufite abana babyiruka cyangwa b'urubyiruko, ese weho hari uwo waba woherejeyo mu bana bawe? Ngibyo iby'uwo mwana yazize. Icyo gihe ibyo ngibyo kubera ko urumva ni umuntu navuga ngo nuvuga rikijyana rikabyite gutyo hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa se we na Perezida Felix Tshisekedi navuga ngo ntabwo wafata umwe ngo umutandukanye n'undi, kuko barakoranye bamaranye igihe kirekire. Urumva no kugenda amushakira iyo myanya, umwe umunanira amufata amushyira mu wundi, ni uburyo bwo kugira ngo wenda atamucika cyangwa se akomeza amurembere atandagara. Ntibiciye kabiri, hari n'ibindi byinshi cyane yagiye akora, yewe aho yigeze kuba yibasira u Rwanda. Hari amagambo yigeze kuba avuga ko ngo u Rwanda rurimo kugenda rugacukura amabuye hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo u Rwanda, mbese y'amagambo b'abayobozi barimo abangaba ba Tereza Kayikwamba Wagner n'abangaba Patrick Muyaya bajyaga bavuga ko ngo u Rwanda rutunzwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yewe Kongo yaba ngo itariho u Rwanda rutabaho. Murabyibuka. Uyu mugabo rero nawe ngayo magambo yarayavuze, avuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariyo itunze u Rwanda. Ibyo bivaho. Uyu mugabo yaje kongera kuvuga ko ngo M23 = RDF.
ibyo nabyo byavuyeho. Kugeza kuri uyu munsi nibyo nari maze kukubwira, yaje kuba yibasira uwo Joseph Kabila ndetse na Moise Katumbi n'abayobozi b'inama y'abepiskopi gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza saa izi ngizi abantu ku mbuga nkoranyambaga bari kuvuga bati ese uyu mugabo ni ibiki byamuteye? Uyu mugabo arashaka iki ku Rwanda? Uyu mugabo arashaka iki ku bayobozi bagiye batandukanye hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Abo ba Joseph Kabila arabashakaho iki? Uyu mugabo ashobora kuba arwaye igufa rya tibiya, ni ukujya kumuvuza, cyangwa se arwaye ibisazi. Ubundi bakoresha ijambo ryo gukoresha ngo ibisazi. Arwaye ibisazi, niba umuryango we n'umufata ujye kumuvuza, niba atajya kumuvuza ejo bundi baramuhomba. Biturutse kuki? Biturutse ku magambo ari kuvuga. Banagiye batanga urugero bavuga ko ngo hari abantu barya abandi. Abo ngabo bameze nk'imbwa zihiga zikarya inyama, zarangiza zikongera zikarya n'inyama z'imbwa ngenzi zazo. Ngaya magambo bagiye bakoresha bavuga ngo uyu mugabo arwaye mu mutwe, uyu mugabo amagambo ari kuvuga sinzi ikintu kiri kumwongoza. Ariko hari umuhanga mu bijyanye n'ubusesenguzi naje kubambaza, ndamubaza ntese wenda aya magambo ashatse kuvuga iki, cyangwa se ibi ngibi birashaka kuvuga iki? Arangije arambwira ngo ubundi uyu mugabo nibo wibuka neza Martin Fayulu wigeze kuba ahangana na Perezida Felix Tshisekedi mu matora ndetse na Moise Katumbi. Martin Fayulu bamusezeranyije ko ngo bagiye kumugira minisitiri w'intebe hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo niwo mwanya agiye guhabwa. Bamubwira ko ngo agomba kugira amagambo avuga akibasira uwitwa Colonel Nanga Joseph Kabila. Ubwo birumvikana wenda n'abandi bayobozi bagiye batandukanye bahariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, hanyuma agahabwa uwo mwanya. Abantu bakavuga bati umuntu wigeze kuba adacana uwaka na Perezida Felix Tshisekedi baguruka, yewe kugeza n'ubwo uyu mugabo Martin Fayulu yakomeje kuvuga ko ari we perezida, ko Perezida Felix Tshisekedi atari perezida, uyu Martin Fayulu akavuga ko ari we watsinze amatora, ari we perezida w'igihugu cya Kongo. Ejo bundi twagiye kubona tubona n'ubundi barongeye barasuhukanyije, barongeye barasuranye, nuko reka sinakubwira. Abantu bakavuga bati muri politike nta mwanzi w'ibihe byose, ariko noneho hari akantu uba ugomba kwibaza. Ibi ngibi byaje gutuma abantu bavuga bati hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu biri kuberayo ni ibindi bindi. Amasezerano ya Washington DC uyu nguyu Tereza Kayikwamba wagina nubwo bwose ayasinya kubera navuga ngo ni igitutu cy'Amerika, ni ukubura uko ngira, reka mbikore n'ubundi none se ngirene, reka mbikore. Ikiriho rero ngarutse kuri umugabo Jean Pierre Bemba, nawe biravugwa ko ngo uyu mugabo Perezida Felix Tshisekedi hari amafaranga yamwemereye, ariyo mpamvu yagize gutya agatangira kwibasira aba bagabo naje nkubwira hejuru. Ikintu kiriho, Perezida Felix Tshisekedi aba bayobozi b'inama y'abepiskopi gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, niba mubyibuka neza, iyi senko iherutse kuba ihagarariwe na Donatien, yitwa Musenyeri Donatien, irindi ntabwo ni kuryibuka. Senko bigeze kuba babaza ikibazo Perezida Felix Tshisekedi bati ese ko wafunze amabanke hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ukaba warafunze ikibuga cy'indege, ntabwo ari kimwe rero, ni ibibuga byinshi, yewe wajya no kureba ugasanga n'imihanda dufite hano hasi, iyo imihanda ya tere, nta mihanda ishobora kuba yatuvana hano ngo itugeze hehe, imihanda yarapfuye. Urabona tubayeho dute? Ese wabonye ko ari cyo gisubizo cya nyuma mu gukemura ikibazo uhanganyemo n'umutwe wa M23? Ngira ngo uyu mugabo Felix Tshisekedi ntacyo kuvuga yari afite, kuko nta nicyo yanabona. Abantu benshi bakomeza kugenda bamubaza bati kuki ufunga imihanda, ugafunga amabanki, ugafunga inzira zo mu kirere? Urabona tubayeho dute, tuzabaho dute?
ikindi banke ni iz'abaturage, banke ntabwo ari iza leta. Abaturage nibo bagomba kwizigama amafaranga, akabaho iyo muvoma nyine y'ayo mafaranga, kubitsa kubikura bayakoresha gutyo 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 gutyo. Ngicyo icyo banke ziba zibereyeho, zigafasha abaturage. None weho urazifashe urazifunze, uratekereza ku buzima bw'aba bantu babayeho gute? Ni mu gihe we nyine urumva niba bayibereye hejuru, afite uburyo bwose bushoboka bw'igihe cyose yashakira akabona amafaranga, afite uburyo bwose ashobora kuba yatanga isoko bagacukura amabuye y'agaciro akibonera agafaranga. Ibyo kujya gutekereza ngo abandi babayeho gute ntacyo bimubwiye. Bamubajije iki kibazo arangije buri cyo asubiza. None yarangije buriya yishyuye uyu mugabo Jean Pierre Bemba ati uvuge gutya 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 na gutya gutya na gutya ko abantu bashaka kunyica, hanyuma nindangiza nanjye ngo uhaya ngaya. Uwo mugabo rero saizi ngizi bikaba bivugwa ko ngo ari kiraka yahawe cyo gushaka kwibasira abayobozi bagiye batandukanye, bitewe nuko bari kotsa umuriro kuri Perezida Felix Tshisekedi ngo nafungure ibibuga by'indege yafunze ndetse n'amabanki yafunze hari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bikaba bivugwa ko rero hariya mu Ibukavu, niba mubyibuka neza, hano Igoma hafunguwe banke ya Kadeko. Ubu ngubu irahari kandi irakora neza mu bice bigenzurwa n'ihuriro AFC 23 twirwaneho. Byamaze gutangazwa rero ko n'ubundi bagiye gufungura banke hariya za Bukavu kugira ngo abaturage bave mu bwigunge, abaturage bakore cyangwa se babitse, bizigame, bacuruze, bagire bate, mbese ubuzima bwongere bugaruke. Nubwo wenda butari bwagaruka wenda ngo abantu bisanzura uko bashaka, ariko noneho byibuze abantu babona amafaranga, abantu bongere bakoresha ibyo bibuga by'indege cyangwa se iyo mihanda, mbese abantu bongere bumve ko hari basubiye mu buzima nyuma y'ubwigunge navuga bamazemo iminsi. Ariko noneho mu bice bigenzurwa n'ihuriro AFC 23 bakaba ari kubyinira kuko bavuga bati rwose murakabaho M23, vive M23, vive M23, kuko mwaradufashije, mwaraturokoye. Ibi ngibi byamaze kuba bijya hanze. Hanyuma rero ni byiza cyane inkuru za hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero nkuko nari ndimo kubibabwira, uyu mugabo niba mubyibuka neza ni Constantin Mutamba, wenda kugira ngo abantu babashe kubyibuka neza, Minisitiri w'Ubutabera, yamaze rero no kwambuka ubudahangarwa ku itariki ya 29 z'ukwa gatanu. Ubu ngubu ntagakiri Minisitiri w'Ubutabera, yewe na serivisi wenda yagakwiye kuba atanga ziri gutangwa cyangwa se nuri gusinya wenda kuri izo serivisi ni Vice President Constantin Mutamba. We yamaze kwamburwa ubudahangarwa, nta nicyo ari cyo hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo yigeze kubavuga ngo u Rwanda bagiye kurwana barugire intara ya 27. Ibyo murabyibuka. Uyu mugabo yigeze kuba afata imfungwa, baragenda babamba ku giti nka Yesu, barabapasagura, barabica. Icyo gihe hari nijoro. Ibyo murabyibuka. Uyu mugabo yakundaga kwibasira u Rwanda avuga n'andi magambo menshi cyane. Nawo muri ariya magambo yo kuvuga ngo u Rwanda rutunzwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nawe yarabivuze. Kugeza saa izi ngizi niba mubyibuka neza, uyu mugabo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025, mujye musubira mu biganiro byacu twakoze, muzajya mubyumva ibintu tuba twarabivuzeho cyane. Yasabye Sena kwambura ubudahangarwa Joseph Kabila. Namara kwamburwa ubudahangarwa azira kugambanira igihugu no gushinga imitwe yitwaje intwaro, ndetse n'ishaka rye PPRD muragibuka ko byari bimaze kuba ryakwamburwa uburenganzira bwo gukorera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki 19 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025. Uyu mugabo yagombaga kugezwa mu rukiko agakurikiranwa. Birumvikana ko byari bigizwemo uruhare na Constantin Mutamba, cyangwa se n'uwagombaga kumuburanisha cyangwa se n'uwagombaga kumukatira, kuko ni ukuriye ubutabera hariya muri Kongo. None ahubwo Joseph Kabila arigaramiye, Constantin Mutamba niwe uri kugira gute,
ubu ngubu niwe ukuryozwa ibyo yakoze. Abantu bakavuga bati bariya abantu yishe akabapasagura akabarasa, harimo n'inzirakarengane, ayo maraso agomba kumukurikirana, ayo maraso saa izi ngizi niyo ari kumugaruka. Abandi bati abakongomani ntabwo mubazi. Abakongomani bamugiriyeyo, bakoze ibishoboka byose kugira ngo bamwereke ko biriya yigira ngo ari ku ntebe y'ubuyobozi cyangwa se ari kuvugisha inani na rimwe, hari igihe ibintu byahinduka. Ibi ngibi ni mu buryo bwo gushaka navuga ngo ni ukumujagaraza, cyangwa se yumve ko icyo ari cyo kuri we ntacyo bivuze. Kugeza saa izi ngizi amagarade yose yaramanuwe. Kuba yego ari minisitiri w'ubutabera ibyo ntaho bizajya, ariko noneho nari umugabo ntihabwa intebe, kandi ibihe biha ibindi, ibihe biha ibindi. Saa izi ngizi rero ari mu mazi abira, ari kwishyuzwa miliyoni 19 yanyereje yo kubaka gereza ya Kisangani mu buryo bwo kugabanya ubucucike hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo murabizi neza ko buri mu magereza, murabizi neza ko hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo M23 n'isaha iracyarwanira imfungwa zabo zigera kuri 700 zifunzwe. Hari n'umugabo uherutse kuba agwamo, bivuga ko yari imfungwa ya M23 akaba nawe yarapfuye, umusirikare ukomeye cyane. Ibyo ngibyo twabigarutseho mu biganiro byacu byatambutse, simba nshaka kongera kubisubiramo. Ibi rero uyu mugabo Constantin Mutamba yigeze kuba n'ubundi yibasira uyu witwa Mvonde Filimini, akaba ari umushinjacyaha hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo yigeze gushaka kuzamura dosiye yo kuvuga ngo uyu mugabo Mvonde Filimini yaguze inzu mu Bubiligi ngo nakurikiranwe n'urukiko biturutse kuri ayo mafaranga yanyereje. Icyo gihe byarasakuje, birasakuza. Noneho ikintu cyaje kubaho ntiwamenya ukuntu ibintu byagenze, niba barabimwibagije uyu nguyu Constantin Mutamba, niba akazi karamubanye kenshi, niba byaramugendekeye bite. Uyu mugabo agomba gukurikiranwa kuko yaguze inzu mu Bubiligi. Byaje kurangira gutyo ngo ni inzu ihagaze agaciro k'ibihumbi 900 by'amayero. Uyu mugabo rero Constantin Mutamba akaba yarasabaga gukorera iperereza uyu mugabo Filimini Mvonde nyuma y'uko yari amaze kugura izo nzu hariya mu Bubiligi. Ati none niba icyo kintu kitarakozwe, cyangwa se niba narigeze kwibasira aba bayobozi, kugeza saa izi ngizi nanjye nicyo bari kunziza ko n'abakurikiranye, hanyuma ibyo n'abakurikiranyemo ntibigerweho cyangwa se bakabipfapfanyiriza hirya iyo ngiyo, none nanjye barimo kunyishura. Reka bakwishyure nyine, ari amagambo wavuze, ari n'iki, ari n'ibiki byose, ari n'ibyo wakoze, n'abo bantu wishe, n'ibindi byinshi cyane, nzirakarengane zose nabo mwafunze, byose nta kuntu byaba bitari kumugaruka saa izi ngizi. Minisitiri Constantin Mutamba, minisita w'ubutabera wa RDC, umushinjacyaha Filimini Mvonde yamenyesheje ko ubwo uyu Constantin Mutamba yahatwaga ibibazo ku cyaha aregwa cyo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika, nta kimenyetso na kimwe yagaragaje cyatuma dosiye ye ihagarikwa, ahubwo ngo yatanze andi makuru mashyashya arushijeho. Ibi ngibi byatumye rero hafatwa umwanzuro wo gufata
kino cyaha kigashikirizwa mu rukiko, uyu mugabo agatangira kuburanishwa. Mwabyumvise? Muvonde Filimini yaboneyeho gusaba inteko uburenganzira bwo kurega Minisita Constantin Mutamba mu rukiko rusesa imanza kugira ngo atangire kuburanishwa. Minisita Constantin Mutamba ati: nigeze kuba mpagurukira abakora nabi hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nicyo ndimo kuzira. Urumva ko nyine bya bindi nakubwiraga bwa mbere, yigeze kuhagurukira nyine ngo abakora nabi, harimo kukwica abo bantu, harimo kuvuga ngo uyu Filimini Muvonde ngo yaguze ngo inzu ngo mu Bubiligi ngo y'amayero ngo 900 n'ibindi byinshi cyane. Abo bose rero ngo yagiye ngo abahagurukira ngo ari gushaka kubahanisha itegeko ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo none ngo ahubwo ngo nibo ngo bari kumurwanya ngo aricyo ngo bagendeyeho. Kandi mu by'ukuri uyu mugabo ibyo ashinjwa cyangwa se ibyo aregwa nibyo, yewe ngo ajya no kwiregura ngo ahubwo ngo yatanze andi makuru ngo mashyashya, noneho yashimangiye icyaha aregwa. Urumva ko aho kugira ngo yiregure ahubwo yikuraho, ahubwo ari kwiregura noneho navuga ngo yiroha. Ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025, Minisita Constantin Mutamba yibasiye umushinjacyaha Muvonde Filimini amenyesha ko atazigera amutsinda kuko ngo imana zabo ntizinganya imbaraga. Ibi ngibi murabyibuka twabigarutseho, twabivuzeho cyane. Ibi ngibi rero bikaba biri kuvuga ko ngo uyu mugabo nyuma y'ibi byose biri kuba, ngo bagiye kumusabira uburenganzira cyangwa se uruhushya ngo akajya kwivuza hanze, kuko ngo ari kwiyahuza itabi riri kujya gushira, yamaze gutekera irindi, yewe ibiyobyabwenge ari kufata, niba ari inzoga amawisiki nibwo bwoko batanze, ari kunywa ikirahure kimwe akakimara ikindi yamaze kucyuzuza. Mbese ngo ntari kuryama, icye ni ukwirirwa ari kunywa, akarara ari kunywa, ngo yataye umutwe, hanyuma barangiza bakarandata bakajyana bakajya kuryamisha. Nibyo mbese yataye umutwe, ni ukuvuga ngo ntiwabona uko ameze, ni umuntu umeze mbese nk'umusazi, niko twavuga. Yabaye umusazi, yabaye yaraturubuye. Ibi byose rero ni ingaruka z'ibyo yakoze. None rero ngo bari gushaka ngo kumusabira ngo uruhushya ngo ajye kwivuza hanze. Byaheze buriya ko ari ugushaka uburyo bwo kumutorokesha, kugira ngo bamutorokesha arebe ko yava muri uyu muriro hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko uko byagenda kose aba bagabo baramugezayo. Mperutse kubona rero bari bishyuye ngo abaturage, ubwo yitabaga urukiko bwa mbere, icyo gihe ari ku itariki, oya ntabwo aribwo bwa mbere, icyo gihe ari ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2025. Icyo gihe ngo imbaga y'abantu yari imushagaye, ngo basakuza, ngo bavuga ngo nibarenganure, ngo Constantin Mutamba ngo ararengana, ngo ibiki n'ibiki, ngo basakuza. Mbese icyo gihe polisi ngo ibonye ko ngo abangaba barimo guteza akavuyo, ikintu yakoze yazanye ibyuka biryana ibibaminjiramo mu buryo bwo kubatatanya. Nuko ariko urumva bikavugwa ko ngo abangaba bari bishyuwe kugira ngo bagaragaze ko uyu Constantin Mutamba ari umwere. Ibi byose rero ni impfabusa, byabaye impfabusa. Ibingibi se bimaze iki? Ntacyo. Ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwitabiriye inama yiga ku mutekano muri Afurika. Ni itsinda riyobowe n'umuvugizi wazo cyangwa se ingabo za RDF, ni Brigadier Gen.Ronald Rwivanga, riri i Addis Ababa muri Ethiopia mu nama yiga ku mutekano wa Afurika. Nk'uko nabivuze ko ibaye ku nshuro 12, yewe yatangiye ku itariki 10 kugeza ku itariki 12 Kamena umwaka wa 2025. Hanyuma rero aba bayobozi b'ingabo za RDF cyangwa se ingabo z'u Rwanda, Gen.Ronald Rwivanga yari kumwe n'uhagarariye inyungu za gisirikare muri ambasade ya Ethiopia cyangwa se hariya Djibouti na AU cyangwa se umuryango w'abibumbye, akaba yitwa Lieutenant Colonel Sangani Davide. Rero ikindi twari twabwiye nuko abapolisi bagera kuri 140 bo mu Rwanda bamaze koherezwa hariya Ibangi muri Centrafrica, aho bagiye mu butumwa bwa Loni bwo kubungabunga amahoro muri iki gihugu.
nk'uko twe twabibabwiye rero, abangaba bakaba akazi bakora aba ari ukurinda abakuru ba guverinoma ya Centrafrica, ab'umuryango w'abibumbye, minisitiri w'intebe, minisita w'ubutabera, perezida w'inteko ishinga amategeko, intumwa yihariye ya Loni n'abamwungirije babiri, ndetse n'umuyobozi wa polisi mu muryango w'abibumbye. Abo bose rero ni ukuvuga ngo izi ngabo cyangwa se aba bapolisi baba baragiye mu butumwa bwa Loni hariya muri Centrafrica, nicyo kintu bakora mbere na mbere. Hanyuma rero birumvikana no kurinda abaturage ndetse n'ibyabo, ibyo byose no gukora isuku nk'uko mwagiye mukomeza kugenda mubibona, kuko bajya bifatanya n'abaturage mu gukora isuku mu bice bigiye bitandukanye, mu muhanda cyangwa se hafi aho ngaho gutyo, ku mashuri, no kubaka amashuri, no kubaka ibiraro. Ngira ngo mwarabibonye cyane, bagira imirimo myinshi, yewe no mu minsi ishize mukaba mwarabonye ko bari kwambikwa imidari y'ishimwe. Ngira ngo no muri South Sudan naho bariyo ingabo z'u Rwanda. Hanyuma niba mubyibuka neza, muri Mozambique n'ubundi hari abandi baherutse koherezwayo basimbura bagenzi babo. Ibi ngibi rero bikagaragaza umubano uri hagati y'ibi bihugu byombi, cyane cyane ibihugu bya Afurika, nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho. Hanyuma niba unabyibuka neza, muri Mozambique ingabo zigera kuri 525 bakaba barahawe imyitozo na RDF. Icyo gihe bakaba bari bagiye kwinjizwa mu ngabo za leta. Ibyo ngibyo twabigarutseho, twarabivuze mu biganiro byacu byatambutse. Hanyuma hano muri Centrafrica niba ubyibuka neza, ni ingabo zigera kuri 438 nazo zari zisoje imyitozo zahawe na RDF mu gihe kingana n'amezi 3. Abo bose muri Mozambique na Centrafrica nabo ni mu gihe kingana n'amezi 3. Abangaba nabo bakaba bari bagiye kwinjizwa mu ngabo z'igihugu. Niba ubyibuka neza, icyo gihe uyu muhango ukaba waritabiriwe n'umugaba mukuru w'ingabo za RDF zirwanira ku butaka, ni Vincent Nyakarundi. Twagiye tubigarukaho cyane, twabivuzeho cyane. Ibi ngibi rero niba bigaragaza ko ingabo za RDF cyangwa se na polisi y'u Rwanda bafatanyije rwose, imirimo baba bashinzwe muri bino bihugu bayikora neza, nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho. Inama ya 12, uyu muvugizi w'ingabo za RDF Brigadier Gen. Ronald Rwivanga yaje kuba agaruka ku ngabo za FDLR. Niba mubyibuka neza, aba ba FDLR bacumbikiwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ronald Rwivanga yatangaje ko rero abarwanyi b'umutwe wa FDLR ubu ngubu babarirwa hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10. Iyi mibare rero ngo ikaba igaragaza ko uyu mutwe ukiriho kandi ugikomeje ibikorwa by'iterabwoba ku Rwanda, aho yaje kuba avuga ko ubutegetsi bwa Kongo bwo bukomeza kugenda buvuga ko ngo izi ngabo ngo zashize hariya ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Niba munabyibuka neza, andi makuru tukaba dufite amakuru avuga ko izi ngabo za FDLR zamaze kugera hano i Burundi, arizo zisigaye zirinda Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi ngibi rero niba mubyibuka neza, bigeze kuba bagaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Murabyibuka ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Murabyibuka abaturage bagera ku 16 n'abandi bagera ku 160 gutyo barakomereka. Icyo gihe byagarutsweho cyane, byaravuzwe cyane. Mu Kinigi bigeze kuba bagabayo ibitero, imitungo y'abaturage irangirika, ndetse hari n'abaturage bapfuye biturutse ku bitero bagiye bagaba ku Rwanda. Icyo bashize imbere cyangwa se intego yabo, bavuga ko nta kindi kibaraje inshinga ari uguhungabanya umutekano w'u Rwanda, bagakuraho ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame, ngo hanyuma bakaza bakongera bagafata igihugu. Ariko ibi ngibi navuga ngo ni n'amatakirangoye. Murabyibuka neza ko FARDC na FDLR bigeze kuba n'ubundi bashimuta abasirikari b'u Rwanda bagera kuri 2. Ibyo ngibyo byagarutswe mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Hanyuma rero mu mwaka wa 2021, abarwanyi 15 ba FRN bateye umurenge wa Bweyeye mu karere ka Rusizi, banyuze mu ishyamba rya Kibira, bagwa muri ambushe bavuye i Burundi. Icyo gihe nabo barishwe.
mbere yaho bateze imodoka yaguyemo inzirakarengane z'abasivili. Ibyo ngibyo murabyibuka, nabyo twabigarutseho mu biganiro byacu byatambutse. Ibi ngibi rero uyu nguyu Brigadier Gen.Ronald Rwivanga yaje kuba abigarukaho, yibutsa ko izi ngabo za FDLR zikiriho kandi ko zikomeje ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, dore ko bagira gutya bona FRN bakihuza bagahabwa inzira n'u Burundi bagashaka gutera u Rwanda. Bivuze ngo u Rwanda ni ukuba maso, n'ubundi ntaho ibitero byagiye nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho. Ngushimire rero, wakoze cyane, hanyuma ukomeze kubana nanjye mu bindi biganiro bivuga kuri politike. Bye bye.